Hello Agap Hub family, ndagushuje cyane aho waba uri hose, unkunda ukunda ibiganiro mbagezaho, ushyigikira, usharinga video zanjye, uzi likinga, warakoze subscribe, ndagushimiye cyane kandi nanjye ndagukunda. Rero uyu munsi abagore muri hehe, abakobwa muri hehe, uyu munsi nabateguriye ibintu 10 by'ibanze ugomba kwitaho igihe ushaka gusa neza. Murabizi ko ngende hano kugira ngo nibutse abantu kongera kwikunda. Niba umaze igihe wumva utikunda, niba wumva kwitaho ntacyo bikikubwiye, ushaka kumenya utuntu tw'ubwenge, murabizi ko nyamagezaho utuntu tw'ubwenge. Rero uyu munsi mwicare, shyira intebe yawe hasi, ukurikire ibintu ngiye kubagezaho. Ikintu cya mbere ugomba kwitaho igihe ushaka gusa neza ni imisatsi. Ukamakinga sure ko imisatsi yawe ihora iri on point. Ikintu cya mbere ugomba kwitaho kugira ngo ugaragare neza, uhora usa neza, ni ikintu kijyanye n'imisatsi. Guhora imisatsi yawe iri on point, ukamakinga sure ko imisatsi yawe ihora isa neza. Ariko njyewe bibabwira, hari igihe sanga imisatsi yanjye ijagaraye, bijya bibaho, ugasanga uri mu bihe nyine, mu bihe utarimo kwiyumva neza, cyangwa mu bihe uri busy, ugashiduka imisatsi yawe itari ku murongo, ibisuko bishaje, imisatsi. Mbese ni ikintu tugomba kwitaho, nanjye ubwanjye mbibabwiye, kugira ngo ugire look isa neza. Igihe cyose umuntu akubonye abone uri class, abone uri umuntu witaho, ukeye. Imisatsi ni ikintu kigaragaza cyane ko umuntu akeye kandi yitaho. Ikintu cya kabiri ugomba kumenya, ibigezweho byose ntabwo ari ibyawe. Kuba ikintu kigezweho, kuba imyenda igezweho, kuba hari inkweto zasohotse, kuba hari mbese trend, ikintu cyose kigezweho, kuba wakibonanye umusitari runaka, kuba wakibonanye inshuti yawe, kuba ubona mu maduka yose ari byo birimo, ntabwo icyo kintu kuba kigezweho bivuga ko ari icyawe. Ugomba kwimenya, ukamenya style yawe, ukamenya ibintu bikubera, ntupfe kugendana n'ibintu byose bigezweho. Kuko hari ibintu biba bigezweho, undi muntu yacyambara cyangwa yagikoresha akabona ni byiza, wowe wagikoresha ukabona ntabwo ari cyiza kuri wowe. Rero ugomba kwiga style yawe, ntugendane n'ibintu byose kubera ko icyo kintu bavuze ko kigezweho. Icya gatatu, ugomba kwiga ku mabara akubera. Hari igihe usanga nk'umuntu w'inzobe aberwa n'amabara aya n'aya, nzabikorera video nabyo. Ugasanga umuntu w'igikara aberwa n'amabara aya n'aya, ugasanga hari amabara, mwari mubizi ko hari amabara wambara ukagaragara nk'aho uri munini kandi utari munini. Hari n'amabara wambara ukagaragara nk'umuntu wisuganyije. Ibyo byose ni ibintu ugomba kwiga ukabimenya. Hari amabara ushobora kwambara akakubera ku manywa nijoro. Mbese ugomba kwiga ikintu kijyanye n'amabara, ukamenya kujyanisha amabara, kuko ibyo bintu nabyo biri mu bintu cyane bigaragaza ko umuntu azi yisobanukiwe, azi kujyanisha, mbese ari umusirimu. Muri make abavuga ijambo ubusirimu nabyo biri mu bintu bigaragaza ko umuntu ari umusirimu. Ukamenya amabara atajyana, ukamenya amabara ajyana, ukamenya kutambara amabara menshi icyarimwe, ukamenya combination y'amabara. Icyo ni ikintu cyangombwa cyane. Ndumva hari na video nigeze gukora, muze gusura amavideo yanjye. Hari video nigeze gukora mbwira abantu, nereka abantu amabara ajya ajyana kandi abantu benshi batazi. Ladies, icya kane cyangombwa nifuza ko mumenya hano, guhendwa ntabwo ari ko kwambara neza. Kuba waguze ikanzu ya miliyoni ntabwo ari cyo cyerekana yuko wambaye neza. Ikintu cya mbere ni ukumenya imyenda ikubera, ukamenya guhitamo, ukamenya aho wagurira. Mbese hari abantu bishizemo yuko kuba wambaye umwenda uhenze ari cyo cyerekana yuko wambaye neza cyangwa uri umusirimu. Oya, ababyemeranya nanjye mu byandike muri comment ko kwambara neza buri gihe ntabwo ari uko wahenzwe. Ushobora gufata amafaranga atari menshi, ukagenda ugatoranya neza agapantaro keza kakubereye, agashati keza ku giciro gito.
umuntu yakureba akabona urasa neza cyane, nta n'ahantu uhuriye na wa muntu wambaye imyenda yenda ya marike nziza, kuko ushobora no kwambara imyenda ya Gucci, Versace, ariko ugasanga wa wundi wambaye ibigaragara ko ari ibya make yajyanishije neza, yamenye uburyo abijyanisha kurusha wowe wambaye bya bintu biri hejuru cyane. Niba ubishoboye kuba wahendwa ariko ukambara neza nabyo nta kibazo, ariko ndashaka kubabwira yuko ikintu cyo kwishiramo ko umwenda uhenze ari we mwiza, icyo kintu rwose ntabwo ari cyo. Ushobora kwambara imyenda idahenze kandi ukaberwa kandi ugasa neza. Icya gatanu ni ukumenya kujyanisha accessoire cyangwa accessories cyangwa ibintu ushyira ku mubiri wawe, ukamenya kubijyanisha n'imyenda yawe. Urugero, hari nk'igihe usanga wambaye nk'umwenda ugeze hano cyangwa ukase hano mu gatuza, ugomba kumenya se ndashiraho shenete nini, ndashiraho icyo mu ijosi gitoya, ndashiraho amaherena manini, ukamenya ukihugura. Nabyo nzabikoraho video nimbyibuka, mu byandika abashaka kumenya ko abashaka ko mbakorera iyo video, ukamenya ese aya maherena ngiye kwambara ajyanye n'iyi kanzu. Ntabwo amakanzu yose, ntabwo amaherena yose ajyana. Ugasanga wambaye nk'umwenda nk'ikanzu isaba ko ushyiraho utuntu duke dushoboka, ariko ugasanga wakubisaho ibikomo bigera hano, impeta nk'ijana, amaherena menshi cyane, ugasanga byishe style yawe bagomba kwambara. Ikindi kandi ugasanga wambaye nko mu ijosi wambaye agashenete ka or, washyizeho amaherena argent. Ibyo bintu hari ukuntu biba bitajyanye. Cyangwa ugasanga washyizeho mu ijosi shenete nini, washyizeho n'ibiherena binini, ugasanga isura yawe yabuze, ahubwo twese turi kureba ibintu wambaye, ibikomo bigera hano, ibyo bintu biri kuturangazaho kugira ngo twite ku isura yawe, ukuntu usa neza, twite ku gakanzu wambaye. Ibyo ni ibintu byo kwitaho cyane. Icya gatandatu nabashishikariza kwitaho cyane, kuba naturel cyangwa kuba umukobwa uri natural ntabwo bikuraho kwitaho. Hari abantu usanga ari umukobwa mwiza, utitera ibirungo, utitera makeup, ukabona ugasanga afite agasatsi gato, ugasanga mbese ni umukobwa udafite ikintu kimwe kiri artificiel cyangwa ikintu kitari naturel ku mubiri we, ariko ugasanga ibyo ngibyo aba ari byiza cyane, ariko ugasanga ntabwo yiyitaho. Kuba utisiga lipstick cyangwa utisiga lip gloss ntabwo bivuze ko ugomba kugenda mu muhanda iminwa yawe yumye, ugasanga iminwa yumye, ugasanga imisatsi ntabwo ishokoje neza, ugasanga rimwe na rimwe nta parfum, nta deodorant wisiga, mbese ugasanga byose ubijyanisha n'uko wowe uri naturel. Kuba uri naturel ntabwo bivuze yuko utagomba kwiyitaho, ntabwo bivuze ko utagomba kwambara neza. Hari uburyo ushobora kwambara neza ukaberwa kandi rwose uri umuntu uri naturel. Umuntu yanakubona akabona wow, uri clean, uri mbese uhuye n'umuntu usa neza. Donc umuntu atekereje umuntu usa neza akagutekereza wowe kandi uri umuntu uri naturel. Ukiyitaho, ukisiga akantu ku munwa gatoya ko gutuma iminwa ituma, ukamenya amavuta ajyanye n'uruhu rwawe. Hari abantu usanga kugira ngo ari naturel, ariko ugasanga muri uko kuba naturel kwe ahora n'umwera, ntabwo yisiga amavuta, ahora uruhu rwe rukamutse, ahora amaguru ugira ngo ntiyisiga, n'umwera mu maso umwera. Ibyo ntabwo ari kuba naturel, ahubwo ni ukutiyitaho. Rero niba uri naturel, ba naturel koko, ariko umuntu nakubona abona usa neza. Icya karindwi, menya kwisiga makeup zijyanye n'aho ugiye, zijyanye n'uruhu rwawe. Hari abantu akubwira ngo ngiye makiyaje ntimbera. Ntabwo makiyaje itakubera. Sinkeka ko abantu benshi makiyaje babivuga ari uko makiyaje zitababera, ahubwo wisize makiyaje itajyanye n'uruhu rwawe. Ugasanga uri igikara, wisize makiyaje zikurutaho ubuyobe. Ugasanga
uri igikara wisize lipstick ya purple ya pink igaragara cyane, icyo gihe umuntu akurebye abona umeze nk'igipupe cyangwa akabona ntabwo ikubereye kubera yuko wisize ibintu bitajyanye n'uruhu rwawe. Ugasanga uri inzobe wisize makiyaje yijimye, umuntu yakureba akabona wijimye. Nta muntu sinzi mumbwira uko mubyumva, ariko ngiye nkeka ko nta muntu makiyaje idapfa kubera, ahubwo uba wisize ibintu bitajyanye nawe. Ikindi, kwisiga makiyaje ijyanye n'uruhu rwawe, oya pana uruhu rwawe, ijyanye n'ahantu ugiye. Nk'uko nari nabivuze, ahantu ugiye hari igihe ubona nka makeup nk'umusitari runaka yisize agiye ku modelinga cyangwa ari kwamamaza fashion iki, ntabwo iyo makeup ariyo makiyaje wajyana mu kazi, ntabwo ariyo makiyaje wajyana mu bukwe. Ntabwo ibintu tuvuge niba ubonye nka publicité runaka, nk'umuntu w'umuzungu ari kwamamaza nka eyeshadow za L'Oreal, ugasanga hano iki cyose yakigize umukara. Ntabwo kuba makiyaje yose ubonye nk'uko yabigize umukara nawe bikwemerera guhita nawe ubyisiga. Ni ukubanza kumenya ibikubera aho ugiye n'uruhu rwawe. Icya munani ni ukwita ku tuntu duto cyangwa utudetayi, details dutoya. Nka bra yawe, byo bakunda kwita isutiye yawe, ukamenya ngo ese bra yanjye irankwiye, umwenda wo mo imbere ese ntabwo urimo kwishushanya. Ibi ni ibintu abantu benshi badakunda kwitaho kandi by'akamaro. Hari umuntu ukubwira ngo uriya mwenda njye ntabwo nawambara kubera iki, kubera ko ntabwo umbera, mfite mu gatuza hanini cyangwa amabere yanjye araguye ameze ukuntu, njye ntabwo nawambara. Ugasanga mu by'ukuri ntabwo ikibazo ari ko ufite agatuza kanini, ahubwo ntuzi kwambara bra igukwiye, igufashe neza. Ni utudetayi umuntu aba agomba kwitaho. Ugasanga hari imyenda utashaka kwambara ngo urakwishushanya kubera iki, ntuzi gutoranya umwenda wawe wo mo imbere. Iyo rero utazi guhita umwenda wawe imbere, ugasanga wenda ntugukwiye neza, aha mwenda w'imbere nizere ko mubyumva, ikariso, ugasanga ntabwo uzi kuyitaho, uragenda yishushanya mu myenda. Iyo ubonye umuntu yambaye ikanzu ugasanga umwenda w'imbere wishushanyije, hari akantu ubona katagenda neza, ugasanga mu ipantaro wishushanyije. Ibyo biba bigusaba kumenya kwitondera guhitamo umwenda wawe w'imbere, ugahitamo bra. Hari n'igihe usanga umuntu yambaye nk'agashati, ugasanga bra yashyizemo imbere iri kugaragara, wambaye nk'isutiye y'umutuku, wambaye agashati gasa ukundi kuntu. Ni ukumenya amabara, ukamenya ibitishushanya, ukamenya ibitagaragara, ukamenya ibigukwiye neza. Icyo nacyo ni ikintu cy'akamaro cyane ugomba kwitaho. Icya cyenda, iki ni ikibazo nshaka ngo buri muntu wese unkurikiye wibaza iki kibazo yongera akibazeho neza. Ese ntabwo uberwa cyangwa wambara ibitakubera? Nkeka ko buri muntu wese ukuntu Imana yamuremye aba afite uburyo aberwamo n'ibintu ashobora kwambara bikamubera. Ushobora kuba njye mberwa n'amapantaro mfashe, wowe uberwa n'amapantaro na bya bipantaro binini. Ushobora kuba mberwa n'ibintu bigufi. Ese ntabwo ujya uberwa? Hari umuntu ushobora kukubwira ngo njye sinjya mberwa mu buzima, nabuze sinjya mberwa. Ntabwo ari uko utajya uberwa, ahubwo uzi ibikubera. Ndashaka ko niba unkurikiye uri kureba iyi video, icyo kibazo wongera ukibazeho. Ese uzi ibikubera? Ese wamaze kumenya style yawe? Niba icyo kibazo ukishubije, ubwo uraza gusanga koko wicaye ukitonda neza, wasanga uberwa, ahubwo utaramenya neza ibikubera. Icya 10 ari nacyo cya nyuma, ugira abantu ureberaho ku bijyanye n'imyambarire, kugera ku bijyanye no gusa neza, ibijyanye mbese ugira abantu ureberaho. Kwigana ibyiza, nta murabizi mwese ntago ari bibi, kandi ikindi simvuze ngo umwigane 100%, ariko umurebereho. Hari ukuntu iyo ufite abantu ureberaho cyangwa ufite umuntu wemera ureberaho bigufasha cyane. Hano wareba nk'abantu uzi bambara neza, bambara style ukunda nko kuri Pinterest cyangwa nk'umusitari runaka, ku buryo igihe wajya nko kudodesha agakanzu ushobora kumureberaho. Cyangwa n'inshuti yawe, hari igihe uba ufite umuntu w'inshuti yawe kabisa uvuga ngo uyu muntu yambara neza, uyu muntu asa neza, uyu muntu azi gukora makeup neza, uyu muntu azi kujyanisha. Uwo muntu ukajya umureberaho ukihugura cyangwa ukanamubaza.
hari igihe reka mbabaze, nta gihe urabona nk'umuntu yambaye nk'ibintu biteye ubwoba bitangaje, kwese si umuntu agira inshuti mbere yo kugira ngo ahitemo ibi bintu, nta nshuti nta muvandimwe afite yagishije inama, nyine ukabyibazaho ukavuga hari abantu rero badakunda kugisha inama, badakunda kubaza, badakunda kugira abantu runaka areberaho. Rero niba ufite umuntu wemera, ufite umuntu ukurikira buri munsi ureberaho, cyangwa ufite inshuti yawe, umuntu wawe wa hafi ushobora kubaza ukamubwira ngira inama, ese iyo uri gukora makeup ubigenza gute, ese imyenda imeze gutya ubona ijyana n'iyihe, biba ari byiza cyane kurusha wowe kwicara uvuga ngo njye ibyanjye birampagije, sinkeneye kumenya ibindi bintu bishyashya, sinkeneye inama. Ibyo ni ibintu bifasha cyane. Rero ndabashimiye ko ibyo bintu 10 mwabikurikiye, nubasha kubyitaho ukabiha umwanya, bizagufasha gusa neza, bigufashe kwiyitaho, kwikunda. Icyanyuma nasorezaho, abantu twese tugira ibihe navuga mu buzima bitari ibihe byacu. Hari igihe ubaho mu buzima wumva nawe ubyiyumvamo neza ko utari mu bihe byawe. Ahangaha birashoboka, hari igihe twese tubaho kumva wineglije, kumva urajagaraye, kumva ntiwikunze, ibyo ngibyo bibaho. Ariko ntukabitindemo, ntukabyemerere, jya uvuga ngo ubwo bimeze gutya reka mpaguruke, sinemere gusa nabi, sinemere kugenda kutiyitaho, nkore ibishoboka byose kugira ngo ngire look nziza, kuko iyo umuntu asa neza, iyo umuntu yitaho, hari ibintu byinshi cyane biguhesha kugira confidence, gusa neza mu bantu, mbese hari ibintu byinshi cyane bihinduka ku buzima bwawe. Mwakoze cyane abankurikiye, abashyashya, subscribe, like, comment, share. Iyo mwasharinze cyane ndabibona ko video yanjye yageze kure, iyo mutasharinze nabwo ndabibona. So, mugire ibihe byiza, bye!